Ikaze mwese abateze amatwi umuyoboro Rugigana Kiyonga official. Imana igikomeza kubaha byose mwifuza. Umunsi ndabagezaho umwandiko ugira uti Isha n'inzovu. Umunsi umwe Isha yaganiraga n'izindi nyamaswa nuko iza kuzibwira iti aho mwari muzi ko naguze ya nzovu nini muzi none ikaba inkorera. Impongo yumvise ayo magambo iratangara cyane iti nukuvuze sigaho kutubeshya ndetse ejo kare tuzayibariza. Ntibyatinze mu museso wa kare impongo irazinduka no kwa nzovu iti ejo Isha yatubwiye ko yakuguze ngo none urayikorera. Biradutangaza cyane, twari tuzi ko inyamaswa twese tugomba kukubaha no kugutinya, none ni ibyo byawe. Ikibabaje kandi yabivuze hari amasatura, ingurube, ibinyogote n'izindi nyamaswa ziciye bugufi. Inzovu yumvise ayo magambo birayitangaza, irarakara, bituma yiyemeza kubaza Isha icyayiteye kuvuga ayo magambo ateye isoni. Irahurura nayo. Isha ikirabukwa inzovu itangira kwirwaza, iraniha cyane, ivuga nk'iyarembye iti ikirenge we, imbavu we, umutwe we, ayi data we. Ubwo niko yigaragura hasi. Inzovu ibonye Isha imerewe nabi igira impuhwe, ariko ntibyayibuza kwibaza icyatumye itinyuka kuyisebya mu ruhame rw'izindi nyamaswa. Iti niko Sha ngo waranguze ungira umugaragu wawe, ngaho se nikavuge. Isha irasubiza iti nyagasani ninde wanteranyije atya? Inzovu irayisubiza iti inyamaswa mwari kumwe ejo nizo zabimbwiye kandi urazibuka. Nuko Isha irayibwira iti dore uko meze ubu nararembye kandi maze iminsi ntaho njya. Ibyo se sibikwereka ko ari abanzi bashaka kunteranya nawe? Nkurahire sinigeze nabirota mu nzozi. Inzovu yumva igize impuhwe ariko ntiyashirwa, iti ngwino nguheke tujyane kubaza impongo, nayo mwari hamwe ejo menye uvuga ukuri. Inzovu irayiheka. Mu nzira byahura n'izindi nyamaswa Isha ikagamika kugira ngo izereke ko ihatse inzovu. Inyamaswa zibibonye ziti ni koko Isha yahatse inzovu, dore irayihetse. Inyamaswa yahura n'indi ikabiyitekerereza, maze iyo nkuru ikwira hose. Inyamaswa zirashika nazo ngo zihera amaso zishira amatsiko. Inzovu ikomeza urugendo ihetse yasha, itaragera aho impongo ituye Isha yibaza uko iri buhindure ibyo yavugiye ku mugaragaro. Isanze bitaza gushoboka yigira inama yo gucika. Uko yakicaye ku mugongo w'inzovu iritunatuna, irazimiza, igwa mu ishyamba irihisha. Inzovu ntiyamenya ibyabaye, ikomeza kugenda. Igeze aho impongo iri ngo yururutse umurwayi, isanga yagiye nk'ejo. Irumirwa kandi ikorwa n'isoni kuko nta nyamaswa n'imwe yari isigaye itaramenya iyo nkuru. Isha yari yayirushije ubwenge. Burya rero ngo ubugabo si ubutumbi, cyangwa se ubugabo si ubunini. Bakunze rero b'uyu muyoboro Rugigana Kiyonga official, nyuma y'uyu mwandiko murakomeza gukurikira umusaza Rugigana Kiyonga mu migani migufi n'ibisobanuro
ryayo. Mugire amahoro. Gira amahoro mwana wanjye, wari hasize iminsi tutaganira, ariko urambaza uti wumvise baca umugani ngo nzasiga inkurugunzu nkiri ingagi, ntiwamenya icyo bivuze. Mwana wanjye rero, uwo mugani ni umugani w'amateka wakomotse kuri ingagi wari utuye inkurugunzu mu Kingogo muri Kibirira na Gatumba, aho bita ku Muhororo. Abubu rero ubu ni mu karere ka Ngororero. Uwo ngagi yari yararanzwe no kuba inyangamugayo idasanzwe, nta muntu wigeze amwumvaho ijambo ribi. Ubwo rero rimwe umuntu yashatse kumucumuza ngo amwandurize ikamba ry'ubumanzi, amushinga umuhunda w'icumu ku kirenge nkana, ngo kugira ngo akunde avuge nabi ate isaro, kuko yari umugabo w'inyangamugayo rwose pe, byahamye rwose mwana wanjye. Ariko ngagi yarashinyirije, yaramubwira ati shingura icumu ryawe, nzashira inkurugunzu nkiri ingagi. Rero mwana wanjye, gushira inkurugunzu ni ugupfa, kuko upfuye atongera kugaragara ahantu yari atuye. Uyu mugani niwo wacira umuntu ushaka kuguhemuza, ndetse ukamubwira uti nzatsibarara ku butungane bwanjye, noye kubupfurira. Nta soni nterwa n'ibyo nakoze kugeza ubu. Uwo mugani rero mwana wanjye, nitusobanura muri make, ni umugani w'amateka. Cyo kiri mpagaritse n'ubugingo.